ariko noneho nkumva hirya no hino abantu bahwihwisa yuko ngo bashobora kuba bashaka kuza kuzigereka kuri M23, hari abandi bakanavuga ngo ni ingabo z'u Rwanda zazibateye. Mbaze niba u Rwanda rusigaye rwohereza indabo right, nuko umujyi wa Uvira byahwiswaga ko ushobora gufatwa, wabaye umujyi wa Uvira wabereye M23 ngo nakasa mutwe. Bamwe mu bateye amabuye ku butegetsi bwa Kongo harimo uwahoze ari umuyobozi perezida wa Kongo Joseph Kabila, umaze igihe kinini kabisa atavuga. Kabila yayoboye Kongo mu gihe cye wenda ntabwo hari intambara nk'izi ngizi, ariko ibibazo byari bihari kandi nawe ntiyabikemuye. Ubwo rero ntitwenda twakeka ko ari nka bya bindi by'umutoza wananiwe ikipe, hanyuma yabona mugenzi we arimo usigaye yitoza wenda arimo gukina akajya yumva yamubwira abakinnyi asimbuza. Rero tubona nk'abami tubona bashaje akasiga uzamusimbura. Buri bundi abapapa kuki badasiga bataraga ngo baraga baza basigariraho umuntu agasaza mpaka n'amayobera matagatifu. Imana ibidufashemo. Tubahaye ikaze abakunda imbuga ya Feza aho muri hose mwongeye kwirirwa. Turizera ko mumeze neza, mugendeke neza, ibyo mukora ibintu byose byo aho mwatembereye, akazi katangiye uyu munsi ko bari bavuye muri weekend. Turizera ko mumeze neza, natwe n'amahoro. Twishimiye cyane rero kongera kubana namwe nimugoroba. Amakuru menshi yo kubagezaho, hari byinshi byatambutse uyu munsi, hari byinshi bitwa twabasezeranije kuzabakurikiranira. Hari reka tubane mu kiganiro uyu munsi. Nkuko twari twababwiye umunsi w'ejo, uyu munsi isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda ryakomeje ikomereza mu burasirazuba. Guturuka uyu munsi bahagurukiye i Rukomo mu karere ka Gicumbi berekeza mu karere ka Kayonza. Ni umuhanda cyangwa se ni urugendo rw'ibirometero 157.8. hanyuma uyu munsi ntago basiganwaga n'ibihe nk'uko byabaye ejo kuri stade aho bazungukaga stade, ahubwo uyu munsi noneho basiganwaga bisanzwe. Hagurukiye rimwe, bafite umuhanda munini kabisa muremure, barawugenda ibyo birometero byose. Umunya Eritrea rero nkuko twababwiye ko Eritrea, abakinnyi ba Eritrea ari abakinnyi bari guhabwa amahirwe cyane kandi bakomeye, bafite amazina bubatse. Umunya Eritrea n'ubundi wegukanye agace k'uyu munsi. Enoch rero yaje kwegukana agace k'uyu munsi, ni umunya Eritrea, ubu akaba ari we ubwo yamaze kwibika agace k'uyu munsi, ariko ntabwo ari buraye ku rutonde kuko ejo mu masiganwa y'ejo hari abandi bari bamurushije ibihe, kandi mu magare iyo umuntu akurusha n'amasegonda 2 burya bari menshi cyane kugira ngo uzaje kuyakuraho. Rero nyine agace k'umunsi kararangiye, dutegereze kuzareba agace k'ejo noneho uzagatwara. Abanyarwanda twizere ko bakomeza gushyiramo imbaraga, bari mu gihugu cyabo, bari mu bice bazi, ubundi tubahe courage, Imana nayo ibafashemo. Ibindi rero byiriwe bivugwa twahariye tubibabwira ni wa mushuti wacu M23. Amakuru ya M23 ntago rwose n'amakuru ahoraho atateganya no kuzava aho ngaho vuba, ko buri gihe haba hari amakuru mashya. Guhera ejo mu rukerera bari badutangarije yuko ingabo za SADC zirimo abanyafrika y'Epfo, abanyatanzania n'abandi bagombaga kuva muri Kongo bagataha banyuze mu Rwanda. Tuzi ko ari za ngabo zatsinzwe tugiye gutyo, hanyuma zihungira mu kigo cy'ingabo za MONUSCO ziri Goma. Icyo kigo nyine nicyo bari barimo, ariko noneho akandi gashya ejo mu gitondo bari batangarije yuko izo ngo zigomba kurara zigiye, ariko ejo haba impinduka tazi cyagiteye, amabara batagiye. Ariko uyu munsi none ubu mukanya kabisa, mukanya mu masaha 12 nibwo amabisi abatwaye abakura i Rubavu yarahagurutse i Rubavu yerekeza i Kigali, aho bari bufate indege berekeza mu bihugu byabo bitandukanye. Rero ni ibintu byatangaje abantu batandukanye, byatangaje abantu natwe turimo, kubera yuko mu basirikare baje muri misiyo ibihugu byabo, umuryango w'ibiriya bihugu by'uburengerazuba bya SADC, hagaragayemo ngo abarwaye bafite intege nke, n'abagiye bakomerekera mu ntambara zitandukanye, mu bibazo bitandukanye, n'abarwayi birumvikana, ariko noneho harimo n'abatwite.
abasirikare baje ku rugamba, baje kuri misiyo y'igihugu. Yego ntago bivuze ko umuntu kwa ari umusirikare tagiye gutwita, ariko se muri gihe bamaze bari bafunzwe hariya izo ndabazitewe nande. Biragaragara ko abantu intambara yaragabanutse, Kongo agace gasigaye ka misiyo bakagira ku butembere, birumvikana nyine umusaruro wabonetse. Rero rwose harimo abadamu batwite, ariko noneho nkumva hirya no hino abantu bahwibisa yuko ngo bashobora kuba bashaka kuza kuzigereka kuri M23, hari abandi bakanavuga ngo ni ingabo z'u Rwanda zazibateye. Mbaze niba u Rwanda rusigaye rwohereza inda online. Ariko rwose aba basirikare ba Sadeke baje ari bamwe, baje ari umwe, bakaba batashye ari babiri cyangwa se banarenga. Gusa tubifuriza urugendo rwiza, bagere iyo bagiye amahoro, gusa zabyare buruke babwire buzurisi, ariko rije kubeshyira abatarazi bateye cyaba ari umuco mubi rwose. Oya, bagende bizihirwe, barere, batunganirwe, dore baranatashye, bagize amahirwe batashye ari bazima, bagende barere, ariko bari cyo kugira abo bazigerekaho batari bagira rwose. Ubwo basigayeyo nabo imirwano irakomeje. Andi makuru kuri M23 nayo nuko umujyi wa Uvira byahwiswaga ko ushobora gufatwa, wabaye umujyi wa Uvira wabereye M23 umusiga ngo nakasa mutwe. Umujyi wa Uvira kabisa ngo muri resistance y'ubwo ku buryo kuwufata bishobora kutazorohera M23 cyangwa yenda bishobora no kudashoboka, ariko nta kibazo kabisa. Icyangombwa nuko aho ifite ibihagumanye, abantu ifite bacungira umutekano, tagira abantu twongera kubona bicwa, twongera kubona abantu babaga ihene, twongera kubona abana n'abagore bapfa rwose pe. Wenda nawe Uvira n'igihe nikigera, ariko nyine ejo twavuga ku kijyanye n'impamvu Uvira igoye kuba M23 yayifata. Uvira iri yegeranye n'u Burundi, igihugu cy'u Burundi, iri hafi cyane y'umupaka yo mu mujyi mukuru, umurwa mukuru Burundi, Bujumbura, kilometero 27. Bityo rero kuba M23 yafata uyu mujyi wa Uvira ntago ari amakuru meza ku Burundi. Rero kaba yo mpamvu bishoboka yuko, kandi nyine no kuri Kongo nabyo amakuru meza, kubera ko mu kindi gice gikomeye n'undi mujyi ukomeye birimo gutakaza. Bityo biheza ko Uburundi bushobora kuba umusada wabwo bwashyize imbaraga zikomeye cyane muri ako gace kugira ngo zirinde yabo uwo mujyi wa Uvira, zinarinde ariko n'igihugu cyabo. Hanyuma rero ubwo nyine imirwano irakomeje, wenda M23 iraza kwiga izindi tekinike bizafatisha Uvira. Tubifuriza amahirwe masa, bakomereza aho bari bagejeje rwose. Bafite n'abandi bari kugenda babiyungaho batandukanye, ariko ntacyo, mu gihe aho bafite bahacunga neza, aho naho nibiba ngombwa bazahaza. Abantu batandukanye rero batangiye kugenda babona ko Kongo rwose itari, ubutegetsi bwa Kongo butabitwayemo neza. Bamwe mu bateye amabuye ku butegetsi bwa Kongo harimo uwahoze ari umuyobozi, perezida wa Kongo Kabila, umaze igihe kinini kabisa atavuga. Yavuye ku butegetsi, manda ye zirangiye, aragenda atanga ubutegetsi, ariko noneho nyuma twaje gukurikira tugakomeza twumva igihe umutekano wagenda gwa mukeya, ajya kwiga, aragaruka, ariko yari umuntu ucecetse. Ariko ubu muri ibi bihe yongeye kugaragara arimo kuvuga, avuga ku makosa leta ya Kongo yakoze, arimo gutuma ibyo tubona uyu munsi bihari, avuga ku ibyo atekereza ko ikibazo cyakemuka, ndetse agaruka mu cyuko kuba ikibazo cyakemuka M23 inzira y'ibiganiro itifashishijwe icyo gisa nk'ikidashoboka. Akaba ari umumaro we kwankuraje ko habaho ibiganiro ku mpande zombi, ariko kandi ibyo biganiro ya Kongo ikaba itabikozwe. Ibuka perezida wa Kongo Felix Tshisekedi avuga ko atazigera aganira n'abo bantu yisize nashaka gusubiramo. Abanyarwanda baravuga ngo iyo usubiyemo igitutsi utukanye kabiri. So ntago nshaka gusubiramo ibyo buriya mugabo abaturage be, ariko rwose we yahakanye ko atazaganira nabo, ariko Kabila bakemeza yuko inzira y'ibiganiro ariyo yonyine yatuma ikibazo cya Kongo na M23, ikibazo cy'umutekano muke, basically ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo cyakemuka. We akemeza ko kitakemuka mu nzira z'imirwano nk'uko ubutegetsi bwa Kongo burimo gukomeza kubikora, ahubwo ko ibiganiro, ko abantu bagira ibintu by'imishyikirano bakabiganiraho, buri byo bishobora kuba byaba inzira nziza. Rero reka tubitega amaso. Kabila yayoboye Kongo
mu gihe cye wenda ntabwo hari intambara nk'izi ngizi, ariko ibibazo byari bihari kandi nawe ntiyabikemuye. Ubwo rero wenda twakeka ko ari nka bya bindi by'umutoza wananiwe ikipe, hanyuma yabona mugenzi we arimo usigaye yitoza wenda arimo gukina akajya yumva yamubwira abakinnyi asimbuza ibintu nk'ibyo. Ariko nyine ibyo atashoboye biroroshye cyane ku muntu utari muri iyi ntambara kuba yabona uburyo iyi ntambara yarangira, ndetse biroroshye cyane ku buryo umuntu utayifitemo uruhande cyangwa se bitareba cyane yumva afite uburyo yabikemura. Ariko burya ibibazo burya ngo riba ruwariraye niko abanyarwanda bavuga, umuntu utarimo nyine ntabwo amenya ibirimo kuberamo. Ibyo Kabila avuga bishobora kuba bifitemo ukuri kubera ko afite experience, ariko kandi ntabwo twabishingiraho cyane kuko nawe yarahanyuze kandi ntiyasize bikemuye. Hanyuma rero andi makuru yacicikanye cyangwa se yakomeje gucicikana ni abantu bakomeje kubika papa kuko ararwaye, ararembye, ariko ntabwo arapfa nk'uko abantu bari bamaze kubitangaza. Mu rukerera rw'uno munsi abantu bamwe bari batangiye kuvuga ko papa yapfuye, ndetse batangiye tujya tubona abantu bakunda kubika abandi babifuriza iruhuko ridashira, ariko tukaza kurangira tumenye ko atari ko byagenze. Papa ni umushumba cyangwa se umubyeyi wa Kiliziya Gatolika n'abantu bafite iyo myemerere. Rero umutegetsi mukuru wa Kiliziya Gatolika yabaye yapfuye, hari uburyo bitangazwamo, hari uburyo byamenyekana, ntabwo ari ikintu cyabibanga ngo kirinde gutangazwa n'abantu nk'aho ari uburyo budafututse. Rero ararwaye, ararembye koko, afite uburwayi amaranye igihe kandi aranashaje, ariko aracyariho rwose pe. Wenda igihe kizagera koko abamuri hafi cyangwa se abazi uko ameze baranavuga ko ubona isaha n'isaha yapfa, ariko ntabwo biraba. Abantu be baberetse kumubika, nibiba bazabimenyeshwa hanyuma. Ariko ubundi tubona nk'abami, tubona bashaje akasiga uzamusimbura. Buri bundi abapapa kuki badasiga baraga ngo baraga bazabasigariraho, umuntu agasaza mpaka ni amayobera matagatifu, Imana ibidufashemo. Hanyuma rero uyu musaza rwose uyoboye Kiliziya Gatolika ku isi aracyarimo umwuka, Imana inamukomeze imukize, ese barazamukiza abizi, abo itanamukiza nyine izabaho undi, ariko nyine ni ibya kimwe. Rero mu bigezweho cyangwa se mu byaranze uyu munsi ni ubushyuhe bukabije. Ubushyuhe bwabaye bwinshi ku buryo ahantu hose umuntu ari kujya harimo gushya, urajya mu nzu ugashya, urajya hanze ugashya, ubushyuhe bumeze nabi ku buryo abantu batandukanye batangiye gutanga inama zitandukanye z'icyo abantu bakora kugira ngo bahangane n'ubu bushyuhe. Bimwe mu byo abantu batandukanye barimo kujyaho abantu inama harimo kunywa amazi menshi. Kunywa amazi menshi byo ni ingenzi cyane, niyo atari impamvu z'ubushyuhe, ibi ni ingenzi kuri buri muntu. Ariko noneho mu gihe cy'ubushyuhe biba akarusho kubera ko uba ugomba kunywa amazi menshi kugira ngo agufashe guhangana n'umwuma. Ikindi ni kwirinda inzoga, ibinyobwa birimo alcohol na caffeine. Abakunda kunywa agakawa, bakunda kunywa za koga, ibyo kubigabanya no kugabanya inzoga muri bino bihe, kuko zifasha zikomeza gutuma umubiri wumagara, amazi akaba yagusha. Indi nama irimo gutangwa no kuba bagabanya kurya ibiryo bikungahaye kuri proteine, cyane cyane inyama zitukura n'ibindi nabyo. Gusoma mu bice bitandukanye mukareba ibyo biribwa byiganjemo proteine, kuko bifasha nabyo bigira ingaruka cyangwa se bigira impact, bitera umubiri kumagara, bituma amazi agabanuka mu mubiri w'umuntu, bikaba byatuma umwuma ugushobora. Ikindi nacyo ni ukurya imbuto nyinshi, imboga nyinshi kandi biri fresh. Hanyuma kandi abantu bakibuka gukora agasiporo karinganiye kugira ngo ugume muri fit. Koga amazi akonje, ku bantu bakunda koga amazi ashyushye, nyamuneka muri ibi bihe rwose ntabwo twabagira iyo nama. Inama nziza ni ukoga amazi akonje, kandi cyane cyane mbere yuko mujya kuryama. Koga amazi akonje ni ingenzi cyane kugira ngo umubiri, ubushyuhe buri mu mubiri bugabanuke. Cyane cyane ugiye kuryama ibuka gukaraba amazi akonje kugira ngo umubiri wongere kugarura toto, cyangwa se ugarura ubukonje. Burafasha kugabanya ubushyuhe mu mubiri. Igihe rero ugiye kuryama gerageza ukaraba amazi akonje, ariko no mu bindi bihe wagerageza ukajya ukaraba amazi akonje kugira
kugira ngo abantu babashe guhangana n'ubushyuhe buhari. Ikindi nacyo rero abahanga bajyaho inama ni uko mu gihe izuba ribaye ryinshi cyane cyane ku masaha ya kumanywa ahagana hagati yo mu masaa 6 no mu masaa 9 izuba rikunze kuba ari ryinshi pe. Muri ibyo bihe rero bajya inama y'uko wakirinda gusohoka ukaba waguma ahantu hamwe wenda nko mu nzu cyangwa se ahantu hatwikiriye, cyangwa se ushobora kuba ufite klima ushobora kujera ubushyuhe ntibukugereho cyane, kuko hariho ubushyuhe bugira ingaruka nyinshi. Ubushyuhe bushobora gutera kugumwuma, ukaba wagwa igihumure ukanapfa. Bamwe barapfa ahantu hari ubushyuhe bukabije. Hanyuma kandi ubushyuhe bwinshi bushobora gutera kanseri y'uruhu. Ubushyuhe bwinshi ntabwo ari ikintu cyiza, kubwirinda ni ingenzi cyane no kugerageza guhangana nabwo. Rero ntago abahanga bagira inama kutabwiteza aho bishoboka. Nko muri ayo masaha izuba riba ari ryinshi rwose, ubishoboye waguma ahantu witwikiriye keretse nyine ari ingenzi cyane. Ariko nk'uko twavanga ingendo zidateganijwe, impamvu zitari ngombwa cyane rwose ntizitume witeza izuba kuko rimeze nabi. Rero byari bimwe mu biciyeho, wenda ibyo ntibigiye no kurangira kubera ko izuba ni muri iyi sezo harimo izuba ryinshi, muri ibi harashyushye kandi n'ingaruka zihindagurika ry'ikirere. Bityo tunashishikariza tunakangurira abantu kwita cyane ku bituma ikirere cyongera gusubirana ubuzima cyahoranye, cyane cyane kugira ngo dushobore kugarukana umwuka twari dufite mwiza. Ibi byose ubushyuhe n'ingaruka z'ihumana ry'ikirere. Ihumana ry'ikirere rero rituruka ku bintu byinshi. Hari ibyotsi byoherezwa mu kirere, hari ko abantu baratemye amashyamba. Ubu ngubu ahantu hakaba hasigaye hanamye, imisozi myinshi iriho ubusa. Rero nyine abantu bashyira imbaraga mu kugira uruhare mu kugarura umwuka mwiza wahahoze. Abafite ibikorwa bihumanya ikirere bagerageze kubigabanya, kuko haba hariho uburyo bushobora gufasha kubigabanya. Abatuye ahantu hashobora guterwa amashyamba rwose muyatere. Hari amashyamba ashobora guterwa mu myaka, hari amashyamba ashobora guterwa aho abantu baba, hari amashyamba ashobora guterwa mu buryo bwinshi, kandi ku misozi hatari abandi bantu hashobora guterwaho andi mashyamba y'ubundi bwoko. Ariko umwuka mwiza ukongera ukagaruka mu bantu bose. Ubushyuhe Imana idufasha, ariko Bibiliya iravuga ngo Imana ifasha niba batayibeshya cyanditswe n'uba naragisomye. Ariko rwose tugerageze tugire uruhare mu kugira ngo ihindagurika ry'ikirere rigabanye ubukana ku kiremwamuntu. Hanyuma rero ayo rero niyo makuru twari dufite kuri uyu mugoroba, bimwe mu byaranze uyu munsi. Ariko rwose katwongere tubakangurire kunywa amazi ahagije, kuraba amazi akonje, kwirinda kujya ku zuba, kwirinda kurya ibiryo bishobora gutuma umubiri wawe wumagara, kuko ubushyuhe bwo burahari, buri seri kandi buragaragara. Buri wese rwose arabubona. Ahantu hose harashyushye, mu nzu harashyushye, hanze harashyushye. Abantu mwirinde ubushyuhe, mugerageze gukora ibishoboka byose byatuma ubu bushyuhe butabagiraho ingaruka, kuko ni bwinshi pe. Bwinshi burenze ubukenewe, burenze ubwo umubiri w'umuntu yakwihanganira. Kandi nyine tunagire imbaraga zo gutuma dukora ibyahindura ibi bihe turimo, birimo gutera amashyamba, birimo kubungabunga ayahari, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Turabashimiye cyane rero abanye natwe mbuga ya Feza nk'ibisanzwe. Mukore subscribe, like, share and comment, bwire ibindi twaganiraho dukomeze kubana. Turabakunda cyane rero ku mbuga ya Feza. Karibu cyane, turacyari kumwe. Bye. Bo wadebewe nguhere ifuti nurangiza uze every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Oh, 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 lovely bow, you bow, we adore. Oh, 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 lovely bow, you bow, we want more. You glow.
bow, yellow like the sun, so free. In this world, your love, lovely bow, just be. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Lovely bow. We adore. Lovely bow. We want more. Every step you take, every word you speak, the lovely bow you make, our hearts skip a beat.